turabashuhuje mwese mukomeza kugenda mubana natwe. Reka twizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Utameze neza tumubwire atihangane. Wizere ko nawe Imana yagufasha ukamera neza, kandi tuyisaba kugira ngo igufashe umere neza. Mwese tujye tubasha kubana mumeze neza cyane. Tugarutse mu makuru abarimo kugenda asohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera aho dutuye. Muri aka kanya tukaba tugiye mu karere ka Kirehe, harimo kuvugwa inkuru. Ndavuga ko ari inkuru ebyiri ariko noneho zihuriye ku nkuru imwe. Imwe ni inkuru mbi cyane yabaye ku muturage, inkuru ibabaje, ariko nyuma yaho gatoya haza kuza indi nkuru nziza yakozwe n'abaturage bafatanyije n'ubuyobozi. My friend, uyu ni umuco mwiza cyane. Umuco mwiza cyane, mwese muraza kugenda mubyumvira, kandi nyamuneka twese tugiye tugira umuco nk'uyu nguyu wo gufatana mu mugongo, byaba ari byiza cyane. Ni nako gaciro kandi ko kubana n'abaturanyi bawe neza. Burya nubana n'umuturanyi wawe neza, uzamenye yuko nawe ubwawe ubifitemo inyungu zikomeye cyane. Inkuru rero irimo kuvugwa mu karere ka Kirehe iravuga ko umuturage yaje kuba yagira ibyago kuri iki cyumweru tariki ya 3 ukwezi kwa 5 2026. Uyu muturage rero ibyago yagize, yaje kuba yapfusha inka zigera kuri 15, ihene cyangwa se intama zigera kuri 18. Aya matungo yose ko ari 33 akaba yapfuye akubiswe n'inkuba yakubise mu mvura yaguye agana saa 7 zo kuri iki cyumweru. Uyu muturage ubwo yari ari mu kaga rero, arimo kurira, yabuze uko abigenza, yabuze n'uburyo we yakwifata. Urumva ko byari ibintu bibabaje cyane kubona amatungo nk'ayo ngayo yose yawe apfiriye rimwe ari mu rwuri, ugasanga yose ari hasi arapfuye akubiswe n'inkuba. Urumva ko ni inkuru ibabaje cyane. Sinzi, ushaka no kutabyihanganira, kwihangana bikanga, ukaba nawe ubwawe wakwiyahura. Abaturage rero bakibona ko ibingibi bibaye kubwo kuba uyu muturage yarababaniye neza. Inkuru mbi turayirenze, reka tujye mu nkuru nziza, kandi nadusigira isomo. Tujye tubana n'abaturanyi bacu neza, ndetse tunafatane mu mugongo. Abaturage bo muri kariya gace bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere baje kuba bakwirema bashumbusha uyu muturage inka zigera kuri 25, zirimo inyana 23 n'ibimasa 2, ndetse bamuha n'intama n'ihene. Inkuru nziza cyane kandi ishimishije. Ubu noneho tugeze mu nkuru nziza ibabaje, twayirenze, tugeze mu nkuru nziza cyane. Kubona abaturage bavuga bati uyu muturage ari umuturage mwiza, yatubaniye neza kandi aracyatubanira neza. Reka twere kumusiga muri iki gihirahiro, twere kumusiga muri aka kaga, ahubwo nawe tumuremere akomeze yorore nk'uko n'ubundi ubworozi bwe bwatugiriraga umumaro. Babanje kumushumbusha rero n'ubuyobozi bw'akarere, nubwo bwabanje kumushumbusha. Nubwo mbona hatatangajwe izavuye ku ruhande rw'akarere n'izavuye ku ruhande rw'abaturage, ariko akarere kabanje karamushumbusha. Karangije kumushumbusha, abaturage nabo baravuga bati reka natwe dukomeho. Bakomaho zigera mu nka 25, zigera mu nka 25 zirimo inyana 23, ndetse n'ihene n'ibimasa 2. Bamuha n'ihene, tutibagiwe n'intama, ku buryo byose n'ubundi byagiye bigahura na ya matungo yari yatakaje. Ariko ubwo urabyumva. Ubuyobozi bw'akarere rero bukaba bwaboneyeho gusaba abaturage, bwabanje kwihanganisha umuturage, burangije buramushumbusha. Nyuma yaho rero gushimira abaturage bifatanyije nabwo mu kuremera uyu muturage wari uhuye n'ibi byago. Nyuma yaho hatanzwe ubutumwa butandukanye burimo
ubwo minema yagiye ibwira abaturage kenshi cyane bwo kwirinda kugama hasi y'ibiti, bwo kwirinda gutobanga amazi mu mvura, bwo kwirinda gukoresha ibi bikoresho by'amatelefone mu mvura, ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se ibintu by'amayeterinete mu mvura, noneho cyane cyane ubona ko irimo inkuba n'imirabyo, mbese kwirinda buri kimwe cyose gishobora gutuma inkuba igukubita, nubwo iyo umunsi wawe wageze utawurenga, ariko nanone tuba tugomba kwirinda bikatuba ariko twagerageje kwirinda. Igihugu cy'u Rwanda rero gikomeje guhura n'akaga k'ibiza, kuko ndabona ibiza byahitanye abantu mu kuva Mutarama, tariki ya mbere Mutarama 2025 kugeza tariki ya 18 Werurwe 2026. Ibiza birimo imvura nyinshi, inkangu n'inkuba byishe abantu 207 mu gihugu hose, mu gihe raporo igomeza igaragaza yuko nubwo hapfuye bariya, ariko abagera kuri 30, abagera kuri 432 barakomeretse, bakomereye biturutse ku mvura, mu gihe inzu 2341 zangiritse kubera imvura, izindi 35 zirasenyuka burundu. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko raporo ikomeza igaragaza ko imyuzure yatwaye amatungo agera ku 105, n'inka zigera ku 105 zaburiwe irengero kubera imyuzure, n'andi matungo 50 matoya. Ibihingwa kandi biri ku buso bwa hegitare 22,502 byo byarengewe n'amazi y'imvura. Urumva ko rero mu Rwanda hakomeje kuba kumvikana amakuru mabi agenda aturuka ku mvura. My friend, Imana iturengere, Imana ikurengere, Imana indengere, Imana iturengere, Imana ibarengere, twese hamwe Imana iturengere, kugira ngo turebe ko uyu mwaka twazawusoza amahoro. Ariko urumva ko bikomeje kugorana, niba mu gihe kingana n'aya mezi twababwiye harapfuye abantu 207 bahitanwe n'imvura. Urumva ko rwose imvura ikomeje gukora amabara. Nyamuneka rero ngayo nguko, reka uyu muturage tumwihanganishe, kandi namwe tubashimire kuba mwabanye natwe muri aya makuru. Ndabakunda cyane.